mu byo umugore wawe avuga mu ndirimbo no kwiyerekana kudasanzwe kudahuje n'umurimo nyakuri wa Mwuka Muziranenge, ari gufasha kuzana ubwaka bushobora kwangiza umurimo w'Imana ku buryo bukomeye buramutse bugize aho bwemerwa mu matorero yacu. Bavandimwe, mbafitiye ubutumwa. Muratangirira ku byiyumviro by'ibinyoma. Satani azinjirana imbaraga y'ubupfumu muri uko kwiyerekana. Igihe kirageze kugira ngo mubihagarike. Niba Imana yarabahaye ubutumwa budasanzwe mugomba kugeza ku bwoko bwayo, mwari mukwiriye kugendera no gukorera mu kwicisha bugufi kose, atari nk'aho mwaba muri aho bakinira ikinamico, ahubwo mu kwiyoroshya k'umuyoboke wa Yesu w'i Nazareti wicishaga bugufi. Byatuma muba umusemburo w'impinduka zitandukanye n'uko bisanzwe. Icyifuzo nyakuri cyo kugirira abandi neza kizayobora umukozi w'umukristo kuzibukira igitekerezo cyose cyo kwinjiza mu butumwa bugenewe iki gihe inyigisho z'inzaduka ziyobora abagabo n'abagore mu bwaka. Muri iki gihe cy'amateka y'isi tugomba kwigengesera cyane ku byerekeye iyi ngingo. Ibihe bimwe munyuramo ntabwo bishyira mu kaga imitima yanyu gusa, ahubwo binateza akaga mu mitima y'abandi benshi, kubera ko mwifashisha amagambo ya Kristo y'agaciro kenshi ndetse mukanifashisha ibihamya kugira ngo muhamye ko ubutumwa bwanyu ari ukuri. Ubutumwa bwatoranyijwe, igitabo cya 2 igice cya 4. Imiburo ku banyamyuka. Kuwa 12 Ugushyingo 1908 ahitwa St Helena muri California haje umugabo w'umunyabwuzu ari kumwe n'umugore we. Bashakaga kuvugana na Madamu White maze bakamubwira ibintu bikomeye byababayeho bamaranye hafi imyaka 3. Ibyo byatangiye kubabaho nyuma yo kumara iminsi myinshi biyiriza ubusa kandi bagasaba guhabwa Mwuka Muziranenge kugeza ubwo ibitonyanga binini by'ibyuya byaje mu maso habo nk'uko babyivugiye. Bizeraga ko bahawe Mwuka Muziranenge nk'uko byagendekeye intumwa za mbere. Bemezaga ko bavuze indimi kandi ko bakoranye umurava bagafasha abandi kugira ngo nabo bagerweho n'ibyababayeho. Bari barigeze batabwa muri yombi mu burasirazuba bashinjwa kuyobya intekerezo z'umwana bakazikururiraho. Umucamanza n'umuyobozi w'umujyi bamaze kumva ibyabo bari baravuze ko niba abo bantu batarasaze baba bari hafi yabyo. Bavuze ko igihe bari bafunzwe Mwuka yababwiye gukora nk'abasaze, bityo Imana igatera ubwoba umucamanza n'umuyobozi w'umujyi maze bagatinya kwinjira aho bari bafungiwe. Bizeraga ko umwana baregwaga ko batwaye umutima yari yarahawe impano ya Mwuka w'ubuhanuzi kandi yabayoboraga aho bagomba kujya. Bavugaga ko binyuze mu gusenga bari barakijije abarwayi kandi birukana abadayimoni ndetse bakora n'indi mirimo myinshi itangaje. Uwo mugabo yatangiraga umugore we ubuhamya avuga ati, Mwuka mukoreramo kandi twizere ko yari impano y'ubuhanuzi igomba gusukwa ku bantu bose. Amagambo akurikiraho yavuzwe na Madamu White yerekeje kuri ibi by'uyu mugabo n'umugore we ndetse no ku yandi matsinda ameze nk'iryo. Abakusanyije inyandiko. Umurimo w'Imana urangwa n'ubwitonzi. Hashize ibyumweru 2 ubwo nariho nandika, umuhungu wanjye W.C. White yaje mu cyumba cyanjye maze ambwira ko hari abantu 2 bari mu cyumba cyo hasi bashaka ko tuvugana. Namanutse ku ngazi maze njya mu cyumba cyacu cy'uruganiriro mpasanga umugabo n'umugore we bavugaga ko bayobotse ijambo ry'Imana kandi ko bizera ibihamya. Bari barahuye n'ibintu bidasanzwe mu myaka 2 cyangwa 3 yari ishize. Basaga n'abantu b'abanyakuri. Ubwo bavugaga bimwe mu byababayeho nateze amatwi maze ngira icyo mbabwira cyerekeye umurimo twakoze duhangana kandi turwanya ubwaka bwabayeho nyuma gato y'irangira ry'igihe twari twiteze kubona umwami wacu. Muri ibyo bihe bikomeye bamwe mu bizera bacu b'ingenzi bari barayobotse ubwaka. Naje kongera kuvuga ko mbere y'uko imperuka igera tuzabona ukwigaragaza kudasanzwe kuzakorwa n'abavuga ko bayobowe na Mwuka Muziranenge. Hariho abantu bazafata uko kwigaragaza nk'ikintu cy'agaciro gakomeye, nyamara kudaturuka ku Mana ahubwo ari ukwateguwe ngo kuyobya intekerezo za benshi zive ku nyigisho z'ijambo ry'Imana. Muri iki gihe cy'amateka yacu tugomba kwitonda cyane kugira ngo twirinde ikintu cyose kigaragaraho ubwaka n'umuvurungano. Tugomba kwirinda imikorere yose idasanzwe ishobora gukaranganya intekerezo z'abatizera maze ikabatera gutekereza ko tuyoborwa n'imbaraga idusunika y'amarangamutima kandi ko twishimira urusaku n'umuvurungano biherekejwe n'ibikorwa by'inzaduka. Mu minsi ya nyuma umwanzi w'ukuri kw'iki gihe azinjiza ibikorwa bidahuje n'imikorere ya Mwuka, nyamara byarateguriwe kuyobya abantu biteguye kwemera ikintu cyose gishya kandi kidasanzwe. Nabwiye uwo mugabo n'umugore we ko ibyo nanyuzemo nkiri umusore nyuma gato yo kurangira k'umwaka w'1844 byari byaranyigishije kuba umuntu wigengesera cyane mu byerekeye kwemera ikintu icyo ari cyo cyose gisa n'icyo twahanganye nacyo kandi tugacyaha mu izina ry'Uwiteka. Muri iki gihe nta ngorane ikomeye yaba ku murimo w'Imana nk'uko twakwemerera umwuka w'ubwaka kwinjira mu itorero ryacu uherekejwe n'ibikorwa by'inzaduka byitirirwa ko ari ibikorwa bya Mwuka w'Imana. Ubwo uyu mugabo n'umugore we bavugaga ibyababayeho, bemezaga ko ibyabajeho ari ingaruka yo kwakira Mwuka Muziranenge mu mbaraga y'igihe cy'intumwa, byasaga rwose n'ibyo twari twarahamagariwe guhangana nabyo ndetse no gukosora mu byatubayeho mu minsi ya mbere.
Tugiye gusoza ikiganiro twagiranye, uyu mugabo yasabye ko twafatanya gusenga, yibwira ko uko byagenda kose igihe turaba dusenga umugore we arakoreshwa na mwuka nk'uko bari babimbwiye, kandi ndashobora kumenya niba ibyo bikomotse ku Mana cyangwa se bitayikomokaho. Ibi sinabyemeye kubera ko nari narahawe amabwiriza ko igihe hari umuntu usabye ko yagaragaza ibintu bidasanzwe nk'ibyo, icyo cyari igihamya kidasubirwaho ko ibyo atari umurimo w'Imana. Ntabwo tugomba kwemerera ibintu nk'ibi kutuyobora ku gucika intege. Ibintu nk'ibyo bizabaho uko ibihe bihaye ibindi. Nimureke twe guha urwaho ibikorwa by'inzaduka mu by'ukuri bitwara intekerezo bikazikura ku mikorere nyayo ya Mwuka Muziranenge. Umurimo w'Imana iteka urangwa no gutuza n'ubwitonzi. Ntabwo dushobora kwemera ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuzana urujijo kandi kigacogoza umuhati wacu mu byerekeye umurimo ukomeye Imana yadushinze gukora mu isi wo kwitegura ukugaruka kwa Kristo. Ibyo Ellen G. White yavuze mu kiganiro. Ndababwira ko ibi byababayeho kugira ngo mumenye ibyo twanyuzemo. Abantu bamwe abaka babayeho nyuma y'umwaka w'1844 bashoboraga kwitera hejuru babyina baririmba ngo ikuzi kuzi 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 kuzo. Rimwe na rimwe nicaraga ntuje kugeza igihe barangirije, maze nyuma yaho ngahaguruka nkavuga nti uku si kuhoraho akora. Ntabwo yigaragaza muri ubu buryo. Tugomba kwerekeza intekerezo z'abantu ku ijambo ry'Imana ryo rufatiro rwo kwizera kwacu. Icyo gihe nari umwana muto, nyamara natangaga ubuhamya bwanjye kenshi ndwanya iyi mikorere y'inzaduka. Kandi kuva icyo gihe nashatse uko naba maso cyane kugira ngo hatagira ikintu kimeze gitya gishobora kongera kwinjira mu bantu bacu. Ukwigaragaza uko ariko kose kubwaka gukura intekerezo ku gihamya cy'ukuri aricyo jambo ry'Imana ubwaryo. Mushobora kuyoboka inzira idakebakeba, ariko abazabayoboka bashobora kujya mu nzira yo guhuzagurika gukabije, kandi umusaruro wabyo nuko mu kanya gato dushobora kubona ibiganza byacu byuzuyemo ikintu cyatuma bitadushobokera guha abatizera isura nyayo y'ubutumwa bwacu n'umurimo wacu. Tugomba gusanga abantu tubashyiriye ijambo rizima ry'Imana, kandi igihe bakiriye iryo jambo Mwuka Muziranenge azaza, nyamara nk'uko nabivuze mbere, Mwuka aza mu buryo we ubwe yigerera ku ntekerezo z'abantu. Mu mivugire yacu, mu miririmbire yacu ndetse no mu mikorere yacu mu by'umwuka tugomba kugaragaza ituza n'ubwitonzi ndetse no kubaha Imana bikoresha buri mwana wese nyakuri w'Imana. Hari akaga gakunze kubaho ko kugira icyo twemerera kuza hagati muri twe dushobora gufata ko ari imikorere ya Mwuka Muziranenge, nyamara mu by'ukuri ari imbuto y'umwuka w'ubwaka. Bityo uko turushaho kwemerera umwanzi w'ukuri kutuyobya, ntidushobora kwiringira ko twaba indahemuka mu mitima yacu ku byerekeye ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Tugomba kwezwa binyuze mu kumvira ukuri. Mfite ubwoba mbutewe n'ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutandukanya intekerezo n'ibihamya bikomeye by'ukuri nk'uko kwahishuwe mu ijambo ry'Imana. Binteye ubwoba. Tugomba kurindira intekerezo mu mbibi z'imiterere mizima, nibitaba bityo umwanzi azatwinjirana atuma ikintu cyose kiri mu ntekerezo gita gahunda. Hari abantu bafite imitima itwarwa ikayoboka ubwaka mu buryo bworoshye, kandi nitwemera ko hagira ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kujyana abantu nk'abo mu buyobe cyinjira mu itorero ryacu, bidatinze tuzasanga ubwo buyobe bwarageze kure, maze bitewe n'ibyo bintu by'akajagari abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bose bazagirwaho n'igisuzuguriro. Ubwaka buzongera kugaragara. Maze igihe niga uburyo ibyo byatubayeho mu minsi ya mbere byakongera gucapwa kugira ngo abenshi mu bizera bacu babimenye, kubera ko nari maze igihe nzi ko ubwaka buzongera kugaragara mu buryo butandukanye. Tugomba gukomeza uruhande duhagazemo dukomeza kuzirikana ijambo ry'Imana, kandi ibyaduka byose n'imikorere idasanzwe abantu bamwe bashobora kwakira kandi bagashyira mu bikorwa mu buryo bwihuse cyane. Iyo twemerera urudubi kuza muri twe, ntabwo twari gushobora kunoza umurimo wacu nk'uko twabigenje. Mu myaka y'umurimo wa Kristo ku isi, abagore bubaha Imana bafashije mu murimo wa Kristo Umukiza n'abigishwa be bakoraga. Iyo abantu barwanyaga uyu murimo baba barabashije kubona ikintu kidahwitse mu myitwarire y'abo bagore, ibyo byari gutuma uwo murimo uhita uhagarara. Nyamara igihe abagore bakoranaga n'Umukiza n'intumwa ze, umurimo wose wakorwaga ku rwego rwo hejuru ugatwikira igicucu cy'urwikekwe. Nta mpamvu n'imwe yari gutuma bagira icyo baregwa yashoboraga kuboneka. Intekerezo z'abantu bose zerekejwe ku byanditswe aho kwerekezwa ku bantu. Ukuri kwamamajwe mu mbaraga kandi mu buryo bwumvikana abantu bose bashobora gusobanukirwa. Mbega uburyo nterwa ubwoba no kubona ikintu icyo ari cyo cyose gisa n'ubwaka kinjizwa mu itorero ryacu. Hariho abantu benshi cyane bagomba kwezwa, ariko bagomba kwereshwa kumvira ubutumwa bw'ukuri. Ntabwo abantu bo muri twe batwarwa mu buryo bworoshye dushobora kubemerera kwitwara mu buryo bushobora gusenya imbaraga dufite kubo twifuza kugezaho ukuri. Byadutwaye imyaka myinshi kurokora isura mbi abatizera bari bafite ku badivantiste, bitewe n'uko bari bazi ibikorwa by'inzaduka kandi bibi by'abantu babaka babaye muri twe mu myaka ya mbere yo kubaho kwacu nk'ishyanga ryihariye. Imana yahawe umugabo n'umugore we. Bavandimwe nkunda, mu minsi ishize ya vuba mu iyerekwa rya nijoro neretswe ibintu ngomba kubabwira. Neretswe ko muri gukora amakosa akomeye.
ubwo mwigaga ibyanditswe ndetse n'ibihamya mwageze ku myanzuro itari ukuri. Umurimo w'Imana wakumvikana nabi cyane muramutse mukomeje gukora nk'uko mwatangiye. Musobanura ijambo ry'Imana n'ibihamya byanditswe mu buryo butari bwo, bityo mushaka gukomeza gukora umurimo w'inzaduka mukurikije uko mwumva ubusobanuro bwabyo, ndetse mwageze n'aho muvuga ko mwahawe imbaraga yo kwirukana abadayimoni. Bitewe n'imbaraga y'imikorere yanyu ku ntekerezo z'abantu, abagabo n'abagore bagejejweho bemera ko bafashwe n'imyuka mibi kandi ko Imana yabashyizeho nk'abakozi bayo kugira ngo mwirukane iyo myuka mibi. Mu byo umugore wawe avuga mu ndirimbo no kwiyerekana kudasanzwe kudahuje n'umurimo nyakuri wa Mwuka Muziranenge, ari gufasha kuzana ubwaka bushobora kwangiza umurimo w'Imana ku buryo bukomeye buramutse bugize aho bwemerwa mu matorero yacu. Bavandimwe, mbafitiye ubutumwa. Muratangirira ku byiyumviro by'ibinyoma. Satani azinjirana imbaraga y'ubupfumu muri uko kwiyerekana. Igihe kirageze kugira ngo mubihagarike. Niba Imana yarabahaye ubutumwa budasanzwe mugomba kugeza ku bwoko bwayo, mwari mukwiriye kugendera no gukorera mu kwicisha bugufi kose, atari nk'aho mwaba muri aho bakinira ikinamico, ahubwo mu kwiyoroshya k'umuyoboke wa Yesu w'i Nazareti wicishaga bugufi. Byatuma muba umusemburo w'impinduka zitandukanye n'uko bisanzwe. Icyifuzo nyakuri cyo kugirira abandi neza kizayobora umukozi w'umukristo kuzibukira igitekerezo cyose cyo kwinjiza mu butumwa bugenewe iki gihe inyigisho z'inzaduka ziyobora abagabo n'abagore mu bwaka. Muri iki gihe cy'amateka y'isi tugomba kwigengesera cyane ku byerekeye iyi ngingo. Ibihe bimwe munyuramo ntabwo bishyira mu kaga imitima yanyu gusa, ahubwo binateza akaga mu mitima y'abandi benshi, kubera ko mwifashisha amagambo ya Kristo y'agaciro kenshi ndetse mukanifashisha ibihamya kugira ngo muhamye ko ubutumwa bwanyu ari ukuri. Muyoba mwibwira ko muyoborwa n'ijambo ry'agaciro gakomeye ari ryo kuri ndetse n'ibihamya Imana yahaye ubwoko bwayo. Mukoreshwa n'imbaraga mbi zibakoreramo kandi mwishingikirije ku mvugo ziyobya. Mugerageza gutuma ukuri kw'Imana gushyigikira ibitekerezo by'ibinyoma ndetse n'ibikorwa bidatunganye bidafite ishingiro kandi by'ubwaka. Ibi bituma umurimo w'itorero wo gushyira abantu ukuri k'ubutumwa bwa Marayika wa gatatu urushaho gukomera inshuro 10 ndetse na 20. Ubutumwa bwagenewe amatorero y'i California. Ku bavandimwe b'i California, mu ijoro ryakeye nahawe amabwiriza yo guha abantu bacu. Byasaga naho narindi mu materaniro aho abantu bivovoteraga umurimo w'inzaduka wa mwene data La n'umugore we. Namenyeshejwe ko uwo wari umurimo usa n'uwakozwe i Maine ndetse n'ahandi henshi nyuma yo kurangira kw'ibihe byo mu mwaka wa 1844. Nategetswe kwamagana uyu murimo w'ubwaka ntajijinganya. Neretswe ko Mwuka w'Imana atari we wamurikiraga mwene data n'umugore we, neretswe ko ahubwo ari mwuka w'ubwaka uhora ushaka uko wakwinjira mu itorero ryasigaye. Uko bashyigikiza ibyanditswe imikorere yabo idasanzwe ni ugukoresha ibyanditswe mu buryo bubi. Umurimo wo kuvuga abantu bafashwe n'imyuka mibi maze hanyuma ugasengana nabo usa n'uwirukana imyuka mibi, ni ubwaka buzatuma itorero ryose ryemera uwo murimo ritiringirwa. Neretswe ko tutagomba gushyigikira uko kwiyerekana, ko ahubwo tugomba kurinda abantu twifashishije ibihamya nyakuri, tukabarinda ibishobora gushyira ikizinga ku izina ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, kandi bigasenya ibyiringiro abantu bafite mu butumwa bw'ukuri bagomba kugeza ku batuye isi. Imana yakoreye ubwoko bwayo umurimo ukomeye ibushyira ahantu hirengeye. Ni inshingano y'itorero kuzirikana imbaraga rifite. Aya magambo ni ay'agaciro kenshi. Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamye. Yohana igice cya 5 umurongo wa 39. Amagambo yahumetswe n'Imana niyiganwa ubushishozi kandi akumvirwa mu mwuka wo gusenga azatunganyiriza umuntu gukora imirimo myiza yose. Nk'itorero tugomba guhora turushaho gushaka Imana kugira ngo ituyobore. Turiho mu gihe kibi. Akaga gakomeye ko mu minsi y'imperuka karadusatiriye. Kubera ko icyaha kigwiriye, Satani azana inyigisho ziyobya z'uburyo bwose mu bantu bagerageza kugendana n'Imana bicishije bugufi kandi bazinutswe inarijye. Mbese abantu biyemera babaka bazasanga abo bicishije bugufi babemeze ko bafashwe n'imyuka mibi, maze nyuma yo gusengana nabo bahamye ko birukanye iyo myuka. Uko si ukwigaragaza kwa Mwuka w'Imana, ahubwo n'ukundi mwuka. Ndararikira buri torero ryose kwitondera kuba imitekerereze mibi y'abatinya ko badafite Mwuka Muziranenge bitewe n'uko batazinutswe inarijye. Hariho abantu bakurikiye inzira zabo bwite aho gukurikira inzira z'Imana. Ntabwo bigeze bamenya umucyo Imana yatangiye ubuntu, kandi kubera ibi batakaje imbaraga yo gutandukanya umwijima n'umucyo. Hariho abantu benshi bumvise byinshi byerekeye inzira bari bakwiye gukurikira, ariko basuzuguye iby'Imana ibasaba. Umucyo wabo ntumurika mu mirimo igaragaza amahame y'ukuri n'ubutungane. Mu gihe cy'ishungurwa, iri tsinda ry'abantu niryo rizemera inyigisho z'ibinyoma n'ubuyobe mu cyimbo cy'ukuri kw'Imana. Ubwoko bw'Imana bwahawe umucyo ukomeye. Nimureke abantu bacu bakanguke maze bajye mbere basatira ubutungane. Muzahura n'ibinyoma by'abakozi ba Satani. Hazaza imiraba iteye ubwoba y'ubwaka, ariko Imana izarokora abantu bazayishaka babikuye ku mutima kandi bakiyegurira umurimo wayo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi.
Matayo 24 umurongo wa 14.